ese niki cyatumye apfa, ariko by'umwihariko tunamenye niki ibitaro bitangaza kuri ubu burwayi bwe. Ariko amakuru angeraho nonaha muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, navuga ko murumuna wa Mitsutsu Desire yitabye Imana, yavuye mu mubiri kandi azize uburwayi. Ni nyuma y'uko hari umuvugabutumwa wari umaze gukora, twari tumaze gukorana ikiganiro, arimo arahanurira uwitwa Desire. Mu by'ukuri njyewe nakoranye ikiganiro n'uyu muvugabutumwa ngira ngo ashimire gusa, ariko mu gushimira havuyemo no guhanura. Ati mbonye abamarayika, ati mbonye imyenda yera, ntabwo nigeze menya ko arimo arahanura urupfu. Nabanje kubona iyerekwa, mbona uyu mwana w'umuhungu, mbona yambaye ikanzu yera, ariko ngira ubwoba bwinshi. Nabonaga yambaye ikanzu yera, mbona yambaye ikanzu yamurahindutse undi muntu mushyashya, mbona ahindutse undi muntu mushya, mbona ibintu birancanze, mbona biranyobeye. Ngira ubwoba, ndavuga nti ariko mana, iyi kanzu yera yambaye, kuki yambaye ikanzu yera, byo ni ibiki? Hanyuma rero yavuga ni wenda hari wasanga wenda ikanzu igiye kugira ibintu isobanura, ariko nza kumva ijwi rivuga ngo abasenga musenge kandi dusengere uyu muvandimwe. Kandi nabandi jewe ndacyasanga ngo nsobanuze Imana neza, ndacyasanga kugira ngo nyisobanuze neza, kuko iby'iyi kanzu nge byanteye ubwoba. Iby'iyi kanzu yari yambaye yera, kubera ko ntibyoroshye. Ntabonye agoswe n'abamarayika yambaye iyo kanzu yera, ariko nanone byanteye ubwoba. Rero navuye muri iryo yerekwa nasobanukiwe neza, ariko abamarayika sinzi icyo bari baje gukora, no kumurinda birumvikana baramurinze. Ikindi ntabwo nzi ngo iyi kanzu yera isobanuye iki. Ababizi badusobanurire, uko nabonye agoswe n'abamarayika kandi yambaye ikanzu yera gusa, ariko nabonaga ahagaze, mbona yahindutse umuntu mushya kandi mwiza umeze neza cyane. Yes, tubaha ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Gitanya Wesike urakaza neza kuri Kigali Connect, tubabwira ngo uringize cyane kuba wahisemo kujya ukurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Reka nkubwire ko ari inkuru mbi cyane, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ishenguye imitima y'abantu benshi, ni inkuru nanjye ubwanjye ishenguye umutima, ni inkuru ishenguye umutima abanyarwanda bose, nyuma y'uko abantu benshi bari bategereje kumva inkuru nziza, inkuru yo kwishima kuri ubu ngubu. Iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, reka nkubwire ko haramutse inkuru itari nziza cyane, ivuga ko murumuna wa Mitsutsu yavuye mu mubiri. Ni umwana wababaje benshi, wahagurukije amarangamutima ya benshi, barimo ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze, aho abarimo Mbonyi, abarimo abasitari batandukanye, abarimo Scovia ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bakora ubuvugizi uyu mwana mu buryo bwose. Uyu mwana yitabye Imana nyuma y'uko abantu bari bategereje kumva inkuru nziza y'uko ashobora kuba yakira. Ni uburwayi yaramaranye igihe kigera hafi ku myaka irenga 2 arwaye, ariko nyuma y'uko uwitwa mukuru we Mitsutsu abonye ko aho uburwayi bugeze atari ibintu byo kwihangana ndetse no kugumana wenyine, yahisemo kuba yabibwira inshuti n'abavandimwe, by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo babashe kuba bagira icyo bakorera uyu mwana. Nyamara icyo gukora yaragikoze, kuko yakoze ubuvugizi mu buryo bwose, ndetse reka tureke kuvuga ko amakosa yabaraye, ahubwo byari kuba amakosa ye, cyangwa se byari kwitwa ko ari amakosa ye iyo uyu mwana aza kuba yitaba Imana, tukamenya uburwayi bwe atarigeze akorerwa ubuvugizi. Yakorewe ubuvugizi, yaratabarijwe, ndetse ubuyobozi bwo mu Rwanda bwari bumaze kumenya ikibazo cye,
ibitaro byo mu Rwanda byari bimaze kumenya ikibazo cye nyuma y'uko hagiye hasuzumwa bakabona uburwayi bwe ni amayobera, ndetse ubona ko isura igenda yangirika mu buryo bukomeye cyane, bagasanasana ariko kugeza ubu ngubu yishwe n'ubu burwayi. Ni inkuru navuga ishenguye umutima abanyarwanda. Turaje tugarukeho kuri iyi nkuru neza, tumenye ngo ese ni iki cyatumye apfa, ariko by'umwihariko tunamenye n'iki ibitaro bitangaza kuri ubu burwayi bwe. Ariko amakuru angeraho nonaha muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, navuga ko murumuna wa Mitsutsu Desire yitabye Imana, yavuye mu mubiri kandi azize uburwayi. Ni nyuma y'uko hari umuvugabutumwa wari umaze gukora, twari tumaze gukorana ikiganiro, arimo arahanurira uwitwa Desire. Mu by'ukuri njyewe nakoranye ikiganiro n'uyu muvugabutumwa ngira ngo ashimire gusa, ariko mu gushimira havuyemo no guhanura. Ati mbonye abamarayika, ati mbonye imyenda yera. Ntabwo nigeze menya ko arimo arahanura urupfu nyakwigendera. Imana imuheruko ridashira, kandi Imana imwakire mu bayo, imirimo y'abera izibukwa. Abavuze baravuze, ariko njye natumwe ngo nze mbwire umugabo cyangwa umugore, umusore cyangwa umukobwa, umukecuru cyangwa umusaza uzi ko yakoze mu butunzi bwe, Imana ishimwe cyane, akamanuka y'ibitaro, akajya mu bitaro, akajya gusura umurwayi, akajya gusura umukene, yaba ari isabune wamusigiye, yaba ari iki wamusigiye. Nabwiye ngo nubwo bimeze gutyo, Imana igiye guhindura ibintu. Imana ishimwe. Wene uzi ko byashize byarangiye. Imana yambwiye ngo igiye guhindura ibintu, ntabwo wavomeye mu biva, ntabwo wakoreye ubusa. Yesu abagirire neza. Wowe ushobora kwifata nk'ibisanzwe cyangwa se biri aho ngaho, ariko siko biri. Yesu abagirire neza. Hari umugabo uretse ko ngira ngo ni n'umusore, uyu mwana w'umuhungu wagize gutya akarwara bitewe n'amarozi. Umwana w'umuhungu witwa Desire, uyu nguyu rero ngira ngo benshi baramumenye, ariko bamumenya ari uko arwaye, ariko yari amaze igihe kinini ubundi ngo arwaye. Rero mu kuremba kwe n'ubundi bishobora kuza kurangira, n'ubundi hari benshi bakomeje kugenda bamukoreraho umugisha, bakavuga ati buriya wenda ntazanabaho, cyangwa se abandi bakavuga ati buriya azabaho, abandi ngo azapfa. Ariko reka mbabwire ibyo mwakoze, ndetse n'abandi bagikora ubu ngubu, mbabwire ngo ntago mwakoreye ubusa, ntago mwavomeye mu biva, kandi ibyo mwakoze bizabagarukira, kuko ni byiza. Ugira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Rero nimba uzi ko wamukoreyeho umugisha, nabonye umuntu warambuye ikiganza kuri uyu mwana w'umuhungu, ukamurambura ikiganza ukavuga uti nanjye ibi ndabikoze, ko nagiye ko nkabona muhawe umugisha. Ariko n'abandi byibuza bakomeze bakore, ntago mwakoreye ubusa. 1000 cyawe watanze, 500 yawe watanze, 1000 byawe bingahe, 70 ingahe, 100 ngahe, icyo wakoze icyo ari cyo cyose. Nagiye kubona mbona ikiganza cya marayika w'Imana. Haleluya. Mbona ikiganza cya marayika w'Imana, uko waramburaga ikiganza cyawe, icya marayika cyazaga kigakora mu cyawe. Ndabwirwa ngo uwo mugisha uhabwe. Mbona marayika guhaye umugisha. Hanyuma rero ni Imana ishobora gutanga umugisha gutuma marayika wayo, bisobanuye ngo n'undi muntu wese wifuza kugira icyo akora ntacikwe, kuko ntago ubundi hari abantu bakora kugira ngo babarebe bababone, hanyuma ati rwose buriya ninjya kwa muganga nikoreye barandeba banashime. Oya, humura ni Uwiteka yabibonye, kandi uhumure ntago bizagugarukira ikiri mu isi gusa. Hanyuma nubwo wanagenda umenye neza ko hari n'ubundi butunzi buri ahatagerwa ingese, inyenzi cyangwa se imiswa. Imana ibagirire neza. Hanyuma rero iri yerekwa naribonye gute rero? Naribonye nyuma gato nabanje kubona iyerekwa, mbona uyu mwana w'umuhungu, mbona yambaye ikanzu yera, ariko ngira ubwoba bwinshi nabonaga yambaye ikanzu yera,
mbona yambaye ikanzu yamura hindutse undi muntu mushyashya, mbona hindutse undi muntu mushya, mbona ibintu birancanze, mbona biranyobeye. Ngira ubwo ndavuga ariko Mana, iyi kanzu yera yambaye, kuki yambaye ikanzu yera, byo ni ibiki? Hanyuma rero ndavuga ni wenda hari wasanga wenda ikanzu igiye kugira ibintu isobanura. Ariko nza kumva ijwi rivuga ngo abasenga musenge kandi dusengere uyu muvandimwe. Kandi nabandi jewe ndacyasanga nsobanuza Imana neza, ndacyasanga kugira ngo nyisobanuze neza, kuko ibyiyi kanzu nge byanteye ubwoba. Byanteye ubwoba ibyiyi kanzu yari yambaye yera, kubera ko ntibyoroshye. Ntabonye agoswe n'abamarayika yambaye iyo kanzu yera, ariko nanone byanteye ubwoba. Rero navuye muri iryo yerekwa nasobanukiwe neza, ariko abamarayika sinzi icyo bari baje gukora, no kumurinda birumvikana baramurinze. Ikindi ntabwo nzi ngo iyi kanzu yera isobanuye iki. Ababizi badusobanurire, uko nabonye agoswe n'abamarayika kandi yambaye ikanzu yera. Gusa ariko nabona agahagaze, mbona yahindutse umuntu mushya kandi mwiza umeze neza cyane. Abasenga musenge rero tumusengere, nanjye ndacyabaza Imana, Imana igira ikintu ikora. Ariko abamukoraho umugisha, abamufasha, mukomeze umufashe, mumugirire neza. Hanyuma namwe rero imbere gato Imana izabibuka kandi izabagirira neza. Utaza kugira ngo wenda rwose bicikiye aho birangiriye aho. Isezerano rirakomeza. Umugambi Imana ntago waguta mu nzira. Na Yozefu waramukurikiranye bamujugunya mu cyobo. Umugambi Imana uramukurikirana mu Egiputa, uramukurikirana kugeza abaye igikomangoma. Rero ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Hanyuma rero umugambi w'Imana ntago uzayoba, uhumure, umugisha wakoreye, ibyiza wakoze bigomba kukugarukira kandi bigakomeza no kubana bawe bose. Mbibutse neza, iyo ukoze neza uburaga bawe kuzagira neza, ariko iyo ukoze nabi uburaga bawe kuzakora nabi. Iyo umuntu aba mu buzima ari umuntu ufite umutima mwiza afasha, n'abamukomokaho niko bamera. Iyo umuntu aba mu buzima ari umuntu ukunda gusenga, ibyo akabyereka Imana, nabi bo bamukomotseho bose nta n'umwe ujya kuraguza, nta n'umwe ujya mu bapfumu. Nabo rero barakomeza bakajya bizera Imana. Ikibazo bagize ntibabaza abapfumu, babaza Imana. None se uyu mwana w'umuhungu ko yagize gutya akarwara bakamuroga, baramwangije, kuko Imana yangaragarije ko ari imyuka mibi yakoreshejwe, baramwangiza. Ariko mbabwire yuko Imana ijya yemera ko bibaho, umuntu agaca muri ubwo buzima. Muribuka ko na Yobu yarageragejwe kandi Imana yabyemeye. Satani yagize gutya amusaba Imana, Imana iramumuha, irabyemera rwose, ariko Uwiteka yemeye kugira ute, kumurinda. Ibyo si byo nje kuvuga ko umugambi Imana ukomeza, ibyo wakoze ni wahombye, uhumure bizakugarukira, kandi ntibizakugarukira ukiri mu isi gusa, no mu ijuru bizaguherekeza. Iyo mirimo myiza rero iherekeza abantu, nawe ukaba urimo gukora neza, uhumure. Nge narinje kuvuga kuri uyu mwana w'umuhungu yerekwa namubonyeho, mbona yambaye ikanzu yera akikijwe n'abamarayika. Ikindi mbona abantu bagiye barambura ukuboko bamufasha, mbona marayika w'Uwiteka agiye abakora mu kiganza. Ndabwirwa ngo bahawe umugisha, kandi umugisha uzakomeza. Rero utagira ngo wakoreye ubusa, Uwiteka agufiteho umugambi mwiza, kandi uwo mugambi urakomeje. Imana ibaha umugisha. Rero ntabwo umuntu cyangwa se abantu bakora cyangwa se bagira neza, ariko bakabikora wenda kugira ngo abantu babarebe. Harimo ababikora nyine kugira ngo abantu babarebe, harimo n'ababikora kugira ngo babonwe n'Imana. Kora neza ugifite uburyo, uvuge neza ugifite kuvuga, kubera ko abamaze gupfa ntibakibasha kuvuga nyine, ntibakibasha gukorera Imana, ntibakibasha gufasha abarushye n'abaremerewe. Ariko wowe ukiriho niwe bireba, kandi nkwibutse neza yuko nubikora ntuzakore gutya kugira ngo abantu bakoreye gutyo gusa, ariko n'ababikoze nabyo muhumure, Uwiteka nabo yarababonye, kandi nabagomba kubaho umugisha. Kora neza ugifite uburyo, urambura ikiganza cyawe ukore mu butunzi bwawe, ufasha abarushye n'abaremerewe. Nabonye Uwiteka aho umugisha bakoze. Bavuze rero ngo Uwiteka bampeye umugisha, kandi Uwiteka bagiriye neza. Tukamusenga Imana.
adusenge tubwire Imana igira ikintu ikora, igira ikintu irema mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese yizere ko hari icyo Imana yakora akuri uyu muryango wagize ikibazo cyo kurwaza uyu mwana, kandi buri muntu wese agire uyu mutwaro, umutwaro wo gusenga. Buri wese asenge, hanyuma mu gusenga rero Uwiteka hari icyo ari buze gukora, hari icyo ari buze kurema gisha. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iyo mvuze ngo dusengere umuvandimwe, simvuze ngo tumusengere we gusa. Hari n'abandi bari mu bitaro nabo bababajwe n'umubiri, nabo baremerejwe n'umutima, mbese bifuza n'upfa ariko barubuze. Ariko turasenga Imana ibahereze. Ubundi Satani ikintu akora, araza akagusanga ku gisasiro urwaye umeze nabi. Iyo akurisha umubiri rero kuriya, abagira ngo wihakane Imana hanyuma upfe wayitotombeye, biba ari ikibazo. Ariko dusengera bari mu bitaro bitandukanye, waba uri hanze waba uri mu Rwanda, igihugu cyose waba uherereyemo, kuba wumva ibyo mvuga. Buri wese asengera uwafite uwarwaje umuntu we, ndetse n'ubwo yaba atari uwo bari kumuzi umusengere mu izina rya Yesu. Nyirango ubushize nibwo nababwiye iyerekwa nabonye, nigeze nabona kuri uya witwa Tisiye rero icyo gihe nari nababwiye mu musenge, n'ubundi bishobora kuza kurangira n'ubundi asubiye kwa muganga, hanyuma akaba yahaburira n'ubuzima. Ariko icyo gihe turasenga Uwiteka ubona ko akimurinze, nubwo ibitaro yabigiyemo ariko aracyahumeka, nta nkuru mbi turumva kuri we. Tisiye ni muzima, aracyahumeka, n'abadayimoni bashaka kugira ngo bamuhitane ntabwo bazamubona kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Tisiye Imana ikomeze imurinde cyane, imukomeze cyane, imuragire cyane, dore ko nabonye hari abantu batangiye kuvuga ibintu bitari byiza kuri we. Ariko wongeye ndaza kuvuga ngo nubwo imbaraga z'abaganga zananirwa, iz'abantu mu gusenga bikabananira, ariko Uwiteka, haleluya, aracyafite ijambo rya nyuma ku buzima bwe. Aba barwayi mubona, erega uyu munsi nibo, ariko umunsi ni wowe. Dufatanye tuzamukana umusozi, twizerane twese, mbese twizererane, dufatanye kwizera gukomeye, hanyuma dusengere bano bantu bakire. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko uri umugira neza. Ndakwinginze kugira ngo wongere kugira icyema gisha mu bwoko bwawe, wongere kuruhura imitima ya benshi yari irushe. Hari benshi barwaye, hari benshi barwaje. Ndakwinginze kugira ngo wongere kurambura ikiganza cyawe, kandi ukore deliverance buri muntu wese urwaye, buri muntu wese wabajwe n'umubiri, ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dushoboze natwe twikoreye uyu mutwaro wo gusengera aba bantu, udusobanurire ibyo tutahishuriwe, iyo tutabonye neza ubidusobanurire Mwami, tubashe kumenya. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen.